Ndaje kandi ndaje ngane igicumbi gicucitse umuco ndavuga igicaniro cy'iwacu Rwanda aho ku muco w'iwacu Rwanda. Ndaje kandi ndaje ngane icumbi ricumbikira inshuti ndavuga inshuti zizira amacakubiri. Ndisimbira isabetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi nzira gusuhereza abansanga nawo nsanga nkunda gususurutsa abangana nabo ngana. Ndi mwene Kanyarwanda wabihakana namugwisha ishyanga gaye by'imahanga kandi amahanga handa. Numwari umunyarwanda kazirajwe ishinga no gushinga umushinga ushingiye ku kurwanya ikibi cyose kibangamira umuntu by'umwihariko kibangamira umunyarwanda. Umvaye ndi Umurizabageni Nadia. Agahinda kange. Mbega kanyagwa kagahinda ngo karanguguna kakampindanya kakampindura ico burundu umuco nkawuta rwose nkatana burundu. Ariko ubundi iki ni iki gitera umwari kwiyandarika, iki ni iki gitera agahinda bangana mama, iki ni iki koko. Mbega ngo ndagira agahinda kakampindura burundu nkitwa icyo nazi icyohe cy'igihararumbo kandi nari macari wacu. Bukeye ahangaha merutse kumva inkuru ntaziza arizo izo nkuru zaneye intimba ndetse yemwe rimwe na rimwe nkumva natana rwose ngo urungano rwanjye rwose rwirukiye urushako abandi ngo barabyaye barahetse nkibaza icyabiteye nka kibura bamwe bati rwose n'ababyeyi babigizemo uruhare. Naricaye ndabaganiriza ndababaza ni bene mama niki cyabibateye batirega ni yamanyago y'amafaranga twirukira twese dukeneye amarongo mu gitondo na nimugoroba. Ati none dore ubu ngubu natwe twitwa ababyeyi turahetse duhetse abo tungana nabo kandi disi ni dufite n'icyo kubahereza. Mbega intimba buragasa ni mwoka byaramwe nk'ibi niki mwoka baho. Iyo mbitekereje kenshi umutima wanjye uratera nkumva uratera nabi rwose agahinda kagahinduka ishavu kuri njyewe. Ubwo icyo gihe agira umwitero natera intambwe bikanga nkatangira ngatekereza ngo agahinda kanjye. Mbirungano niki kibatera kwiyahura ngo mushake mukiri bato nimurangiza muheka bo mungana nabo mutangire kubuza ababyeyi amahoro n'amahwemo aho mukase bati dore ngibyo byabihomora nimurangiza namwe mwiyambura agaciro mutangire gutekereza mutari kubundi biratwaziraga. Wankundiye ukicara ugatuza ukagana ishuri ukubaka u Rwanda rwawe wifuza ukareka gutana rwose kari byo byakubera byiza. Agahinda kanjye ariko kandi nanone rata sinabagaya mperutse kubona umugabo ungana na data ari ahakiri gitakana kariyo karapfundura amabere yagakorakora batireka reka ntuvuge nuvuga ndakwica. Nyamara yemwe uwo mwana yaziraga ubusa rwose kuba yarakuze byihuse suko yacumuye ahubwo nuko ari ku mubiri we wakoraga. Ariko babyeyi bangana data niki kibatera gukorakora abo bana mutifuriza iterambere nyamara disuku mukorakora hirya iwawe baramukora birenze uko bitekereza. Ariko niki batera ababyeyi hato ngo ntuzamuha akazi ubundi ngo ntuzamuha diplome yemwe ngo ntuzamuha n'ibindi byiza byose agombwa nk'umwana ngo uzakomeza umukiri gitumushishira. Ariko ubundi niki kibatera kweli ibi nagahinda kweli. Ngenda bitekereza umutima wanjye nkumva uratera nabi rwose aka nagahinda kandenze karanzengereza ntekereza byinshi ndangije ndibaza ngo kuki ibi ngibi byo ntabishinga hagati. Agahinda kanjye hato ngo directeur n'umusanga mu kigo ngo ntuzigere umubwira ibyo ukeneye ngo utabanje gukemura ibyo akeneye. Ariko ubundi ibyo ni iki? Kera umunyarwanda wese yifuzaga ko umwana yabaho neza nk'uwe buri umwe wese akumva yuko nasanga umwana mu mabari bumucishe akanyafu. None ubu ngubu mubashyiraho kamera rwose mukabashyigikira ngo bakunde bandagare basebye ni wawe. Erega disi y'umusebye ubusebye u Rwanda kuko ntaseba wenyine cyane ko we rwose ari Rwanda rwejo ariko wowe disi wakabaye umukebura. Agahinda kanjye ariko yemwe babyeyi bundi mwabaye mute ba mama nibo birirwa bandagaye hano rimwe na rimwe ugasanga ibyano babishyize imusozi ngo bakeneye kwandika izina hato na hato bikandenga nkayoberwa ibyo ari byo maye ngo bakeneye kwisiga bagahinduka abandi kwinogereza byo ntibabiheruka. Ariko ubundi ibi ni ibiki sinzi impamvu mbitekerezaho kenshi bikanyobera. Hari umubyeyi hirya ahangaha amerutse kumva ungana mama atari kubundi abo babyeyi bo ni babyeyi nyabaki ese ahubwo ngubwo we ntiyabagarutse ku muco byanyabyo. Mbega ababyeyi mwankundiye izo nzagwa mukazireka zibazambya ibibatesha umutwe byose mukabishyira hirya mugakunda mukagandukira abatware banyu nkuko numva rwose muri Bibiliya byanditse maze mukareba ko batabaha ibyo bashaka. Ariko kandi nanone kwitwa umutware ntabwo bivuze ngo utware byose ngo umwima amahoro n'umutekano n'umutuzo ahubwo musanganira umugabiro amatungo maze mutuze mutunge mutunganirwe ureke kumutanisha rwose.
ariko kandi nanone basaza bacu namwe sinabibagirwa iteka iyo mbareba mu ntera intimba mukantera agahinda iyo ndeba rwose nkabona muri abasore beza jinguye mwarangiza mukagenda ahangaha mwihindura ibyo ntazi bintera intimba maye ngo kwambara ipantaro munsi y'ikibuno nibyo bigezweho kwambara imikufi byo sinakubwira iyo mbareba rwose murancisha natekereza ko ari mwe mwakabaye muri mu matorero bikandenga ubundi nk'ibyo ni iki kwe agahinda kange karanzengereza kakanimbura rwose hato na hato mbona ibibando byako nubwo mwebwe mutabyumva ariko kandi sinabirenze ingo ngomba kubishinga hagati nk'umwana w'umunyarwanda nkababwirana imbega mwaretse kuntera agahinda mbega nk'ibi ni kimwoka bahoma iyo mbirebesheje amaso aha hanze ndeba umuco waho rwose waracyendeye nareba iwacu Rwanda nkabona hari ikigihari nkifuze yuko twawukomeza tukawukomeraho tukareka nko guhinduka nk'abo banyamahanga ahubwo twebwe tukicara tukunga ubumwe tugakomera kuri rwa rurimi rwacu ruduhuza ingobyi nziza tubyaye umugongo mugari uduhetse mbega mwankundiye mukicara mu gatuza agahinda kange nubwo kampindura kakanguguna rwose kakamfinda sinareka kubabwira iby'u Rwanda iteka nzakomeza ndutsimbarareho kandi nzarwimana ndisimbira isobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi nzira gusuhereza abansanga nabo nsanga nkunda gususurutsa abangana nabo ngana ndimwene kanyarwanda uwabihakana namugwisha ishyanga gaye by'imahanga kandi amahanga handa umva Umurizabageni Nadia.